kamate Biblia. So kukubwira ngo fate Biblia. Hakuna mulimaji mwenye anaendeka kulima kama hana jembe. Na muhinzi ujya guhinga adafite isuka. Kama tumesema msimame, batuvuze ngo muhagarare, ni juu ya kusoma neno la Mungu. Kugira ngo dusome ijambo ya kanisa, ndetse ku gahunda kila kanisa inakuwa na doktrine yake. Itorero rigira umugenzo wacu. Alafu kwa doktrine ya kanisa yetu, kwa umugenzo w'itorero ryacu, inabidi mbele ya kusoma neno la Mungu, kama tunaenda soma neno la Mungu, iyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tunasimamana kwa kuheshimu Mungu. Tujya duhagarara kubaha Imana. Haiko mimi ndio naheshimia, ntabwo ari njye urimo kuba, haiko pastor Cyuma ndio naheshimia, ntabwo ari pastor Cyuma urimo, tunaheshimu mwenye neno, tulikuwa nyiri jambo, yeye atuone tuko mahali hapa, kandi atubone. Tunasoma kitabu cha Waamuzi, dusomye igitabo cy'abacamanza, Waamuzi, Wafalme wa kwanza abami ba mbere 18 18. Tutasoma mstari ya 17. Tunasoma umurongo wa 10. Tutasoma mstari ya 18. Tunasoma 18. Tunaruka 21. Tusimbuke 21. Tutasoma pale 21. Tunasoma 24. Kisha tena 25. Tugere 25. Haleluya. Amen. Unaruka 21. Simbuke 24. Tunasoma kwa 13 na 31. Ngiye kuri 30 na 31. Unaruka tena unasoma kwa 35 mpaka 35 kugeza 39. Somi amesikia kwenye atasoma. Uwo gusoma yabonye yamaze kumva nari gusome. Karibu basi kwa msomi. Karibu ku muntu dusomera. Abami ba mbere ibice 18. Guhera ku murongo wa 17. Sura mu izina rya Yesu, utwa amagambo aravuga ngo Eliya abonana na Ahabu atumira abahanuzi ba Bali. Umurongo wa 17 bavuga ngo maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuriro wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati, erega sinjye wateye Isirayeli umuriro, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Simbuka tugiye ku murongo wa 21. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikire. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati, ni njye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bahitemagure ibice babigereke hejuru y'imwe, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri igereke hejuru y'imwe ne gucanamo. Ku murongo wa 31. Nuko Eliya yenda amabuye 12, kuko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ariwe ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti, Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rujyamo indengo ebyiri z'imbuto. Aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi ayigereka hejuru y'imwe, maze arababwira ati, nimwuzuze intango enye amazi, mwisuke hejuru y'igitambo mwembi. Umefika kwa 39. Dukomeze. Arababwira ati, nimwongere ubwa kabiri, mwongere ubwa kabiri. Arongera arababwira ati, nimwongere ubwa gatatu, mwongere ubwa gatatu. Amazi arasendera mu gicaniro yuzurana rwaho. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana wa Isirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe. Habahoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Yumvira Uwiteka, yumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu rubavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubonye, baravuga bati, Uwiteka ni we Mana, Uwiteka ni we Mana. Kana kwa Mungu yako. Kana kwa Mungu yawe. Yesu ashimwe cyane.
Na Yesu asifiwe sana. Tugiye turanezerewe muri aya masaha. Tunafurahia tena Mungu kwa asubuhi ya leo. Tunakuhuriye amaso ku musozi w'Isiyoni. Nimeinua macho kwa Sioni. Mbonye ko nta handi ubutabazi bwanjye bwaturuka. Ninaona msaada yangu haiwezi kutoka Ubutabazi bwacu buturuka ku Mana. Msaada yetu inatoka kwa Mungu. Ubwo ari we nyiri imbaraga. Ndiye mwenye nguvu. Tumaze iminsi 7. Tumemaliza siku 7. Kugira ngo uyu munsi ni umunsi wa 7 cyangwa ni umunsi wa 8. Leo ni siku ya 8 kama haiko siku ya. Ariko Imana ishimwe, Mungu asifiwe. ku bantu bari mu masengesho. Wabatu benye biko ndani ya maombi. Tunezerewe Imana kuko Imana yacu tunafurahia Mungu wetu. Igikuri kuzimu ikongera igashira imusozi. Tosha kuzimu anaweka kwenye twahuye n'ikibazo hano kwa 5. Tulikutana na shida hapa siku ya 5. Gikomeye cyane ariko Imana yarahabaye. Ilikuwa ngumu sana, Mungu akawa pale. Batuhamagaye ku mwana agiye mu bitaro. Balituita kwamba mtoto anaenda hospitalini. Yaratwite ariko mu bisanzwe bamubagaga. Alikuwa na mimba lakini walikuwa wanamuopere. Noneho baza gutinda kumujyana muri Sadope. Walikawia kumubeba mu operation kule ku. Akora contraction, akasukuma, hanyuma indiraturika na tumbo ikapasuka. Imaze guturika barabitwoherereza. Ilipopasuka walitutumia. Byari ibintu bikomeye cyane. Ilikuwa nguvu sana. Ariko nshimye Imana kuko Imana ishoboye. Nashukuru Mungu sababu Mungu anaweza. Niyo mpamvu nabwiye abantu ngo nitwiringire Imana. Niambia watu iyo twiringiye Imana tubona imirimo y'Imana. Tumainia Mungu tunaona kazi. Rero ubu uwo muntu ni muzima. Yule mtu ni mzima. Kandi nizeye yuko Imana iri umugore no mu bitaro. Na mimi Mungu atamtosha. Twongeye gushima Imana kuko umunsi wa 4 twarageragejwe. Nimeshukuru Mungu siku ya ile tulijaribiwa. Batuzaniye indumbi hano. Walituletea maiti hapa. Nukuri umwana wari upfuye ngira ngo mtoto alikuwa amefariki. Ni Manu wamukuye kuri moto. Manunjo alimtoa kwenye moto. Nyina yaramufite umwana yabaye umurambo. Mama alikuwa naye mtoto akiwa maiti. Bamuryamishije hano. Walipomulalisha hapa. Mama aravuga ngo ariko ibi ni ibiki? Marita akasema hivi ni vitu gani? Namyani dihorere Imana irabizi. Nikamwambia acha ile Mungu anajua. Ariko Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Twasenze Imana. Tuliomba Mungu. Imana iramuzura. Mungu alimfufua. Ibyo ni ibintu byabaye. Vitu vilifanyika. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimira Imana muri byose. Imana ishimwe. Nashukuru kwa yote Mungu. Turi kujambo rivuga ngo kwiringira Imana. Tuko kwa neno ya kutumainia Mungu. Tumaze iminsi tubwirwa kwiringira Imana. Tumemaliza siku tukisema. Ariko naze kugenzura mu mibereho y'umuntu. Nimechunguza. Na ushobora kwiringira Imana. Hawezi tumainia. Utafite kwizera Imana. Kama hauamini Mungu. Burya iyo umuntu afite kwizera Imana, tukiamini nibwo ibyiringiro byo kwiringira Imana bimubamo. Njo tumaini ya kuamini Mungu. Ikibazo tufite bene data, shida tuko nayo. Ntabwo dusaka kwiringira Imana, ntabwo dusaka kwizera Imana, ahubwo dusaka iby'Imana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Shida kubwa. Dawidi yaravuze ngo nuburiye amaso ku musozi wa Siyoni, babona ko nta handi ubutabazi bwanjye bwaturuka. Twumvise uburyo ki Dawidi yiringiye Imana, kandi akabona ukuboko kw'Imana uko kugenda gukira. Pasiteri Cyuma yatwigishije ku ijambo riri mu gitabo cya Esiteri, alitufundisha kwa kitabu atubwira uburyo ki Moridekayi yiringiye Imana, kandi Imana yiyereka Moridekayi. Mungu akaonekana kwa Moridekayi. Bagiye batuha ingero nyinshi uburyo ki abantu biringiye Imana, kandi babona gukomera kw'Imana. Ikibazo dufite muri iyi minsi, turiringira ibyo dufite, tukiringira amashuri twize. Abantu bize, nabona hano harimo abamadoktora, bafite za lisanse, bafite. Ariko ikibazo ni kimwe, ubazije ndetse n'iki cyatumye ubura akazi, ntabwo yambwira impamvu. Ashobora kubona yuko wenda igihe ntabwo kiragera. Ariko reka mbabwire bene data, uburyo yiringiye Imana, aba ari neza y'Imana, arabiringiye amafaranga yabo. Ariko hari abo twabonye bari mu karundo muri aya masaha, arabiringiye imiryango, ariko imiryango yabavuyeho. Yewe arabiringiye imbaraga zabo. Batwigishije kuri Goliyati, uburyo Goliyati yiringiye imbaraga ziwe, ariko ahura n'umugabo witwa Dawidi. Dawidi yiringiye Imana, Dawidi akamunesha kuko yari yiringiye Imana. Umugabo w'umuntu yiringiye Imana abona gukomera kw'Imana. Iyo umuntu yiringiye Imana
ry'Imana. Haleluya. Numvise amashimwe atandukanye. Bamwe Imana yabakijije kanseri, abandi Imana yabakijije amara, abandi Imana yabakijije za hemoroide, abandi Imana abana bari bavuye mu mwanya wabo ariko Imana irongera irabasubizamo, kuko abandi matrice zaturitse ariko Imana igakora gukomera kwayo. Reka mbabwire bene data, ibyo byose ni ibyiringiro kuko twari tuzi ko dufite Imana. Abandi biringiye yuko Imana yabahaye abana bane kandi mu buryo budashoboka, ni uburyo butashobokaga, ariko abona abana bane. Izo zose ni imbaraga z'Imana. Rero dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami wa mbere ku murongo ku bice 18 twahereye ku murongo wa 17. Haleluya. Turusanga hari umugabo, uyu mugabo ni umugabo Eliya. Iyo nikereze ku mateka ya Eliya, ubona ko Eliya yiringiye Imana cyane. Eliya ngo ahura n'undi mugabo mugenzi we, uwo mugabo aramubwira ngo niko shaho, uzi ko ari wowe watumye Abisirayeli bababara, kuko muri iyi minsi ushobora kuba uri kugenda wahura n'abantu bakavuga ati ni wowe witeza imibabaro. Ariko Eliya aravuga ngo ntabwo ari njye wabateza Isirayeli imibabaro. Amaze kumusubiza aramubwira ati wateza Isirayeli imibabaro kuko wizeye ibidafite umumaro. Reka mubwire mwene data, ibyo wizeye ntabwo byakugeza aho ujya, ibyo wizeye ntabyo byagira icyo bikumarira, ibyo wizeye ntabwo byakugaburira. Ariko iyo wizeye Imana iri mu ijuru ubona ineza no gukomera kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Twiringira Imana ifite imbaraga, twiringira Imana yishyurira abana amashuri. Haleluya. Twiringira Imana ikiza, twiringira Imana ikomeye. Yesu nambutse hakurya. Haleluya. Reka mbabwire ngo mwiringire Imana, mwiringire Imana kandi mwizere Imana. Mureke kwiringira ibihuha, mwiringire ibihuha by'abantu, mwiringire abanyamakuru batigeze babyigira. Hari abanyamakuru hanze batigeze babyigira, barimo barazana ibihuha bifite urukundo. Ariko twebwe nitwiringire Imana tuzabona gukorera kw'Imana, nitwiringire Imana tuzarindwa n'Imana. Pasiteri yatwigishije aradusengesha, aratubwira ngo nitwiringire Imana kandi dusenge tuzenguruka intebe. Nasenze Imana mbwira Imana ni Imana kuko imisozi igose i Yerusalemu abari ku bwoko bw'igihugu cyacu. Ejo nambutse i Goma ngeze hariya hakurya. Haleluya. Murana amakuru, murana amakuru, mbwira mugenzi wawe ngo amakuru nayo ngayo uri guhura nayo, ayo uri guhura nayo. Ariko reka mubwire mwene data, reka wumve amakuru y'ijuru. Amakuru y'ijuru ni iyi: tukwiringira Imana ukava mu bidafite umumaro, ukava mu bidafite umumaro, ukava muri ibyo ngibyo, ukava muri bya bindi, ukava muri twa twaha tw'inyongobeza ubugingo. Amen. Haleluya. Numva amakuru abantu baravuga muracyari mu Rwanda. Mbese mu Rwanda habaye iki? Muracyariyo. Yesu ubundi habaye iki? Haleluya. Ariko ndababwira ntituracyahari kandi tuzahaba, kuko Imana yategetse ngo nituhabe tuzahaba. Reka kubwire ngo niwiringire bya bihuha. Bwana Yesu asifiwe. Eliya ngo aramubwira ngo ni wowe wateza Abisirayeli akaga, kuko wowe wizeye Imana zitari Imana, wizeye ibigirwamana, wizeye ibigirwamana. Eliya aramubwira ngo niba ari Bali ukabona ko Bali ariyo Mana, ngaho muyizere, ngaho ni Imana yacu yo mu ijuru ariyo yo kwizerwa, ngo nayo nitwizere. Eliya aramubwira ati noneho umwanya nk'uyu mpagaze hano muzane ibyiza ebyiri, hanyuma nimuzizana muzane n'abahanuzi
nkubwire mwene data girira kwizera mu mutima wawe ibyo ubona bikugarije ibyo ubona bikugarije bikukiriho umwanya kuko warihaye umwanya ubona yuko ari byo bishoboye wahaye pani umwanya Yesu asiwe cyane haleluya wanyimba bari ariwe mana ngaho mumukurikire mwariko imana yacu nimba ari imana aba ariyo dukurikira imana yacu irazura imana yacu irongera igateranya amatrice imana yacu igikuraho kanseri imana yacu ibyaza neza imana yacu igira neza n'ukuri rwose imana yacu ni imana nizemera ko intambwe z'ibirenge byawe haleluya nizemera ko intambwe z'ibirenge byawe biteguza bizakurinda reka nkubwire nubwo bari yitambitse mu byawe nubwo bari yitambitse mu byawe nubwo abadayimoni bahagurutse numvise mwene data ari gushimira aravuga ngo bajya bavuga ngo babasandire nagikoze rwose ngo nakurise n'umurimo wanjye ngo kugira ngo njyane haleluya reka nkubwire abo bavuga ngo tujya kuzimu niko tuba twabarashe nibyo tunakuwa tumewapiga kabisa niko tuba twabarashe tunawapiga niko tuba twabarashe nakuwaka tumewapiga uma mu mwanya gusa wewe siwapiga ejo bundi natekereje siku ilipita niliwaza mu myaka yashize myaka iliyoisha hari ibinyamakuru byatambutse kuna habari zilitambuka ngo Apotre Kitwaza sema Apotre Kitwaza ngo bamusanze muri serikali sasa walimkuta mu serikali binatambuka makuru aratambuka habari zikatembea sawa kulihamya baratambuka watu wa kuhakikisha haleluya Bwana asifiwe amen ndio imana nikamwambia Mungu tugoreke Kitwaza yahavuye sema sasa Kitwaza ni mama Sandrine ugezweho sasa ni mama Sandrine Bwana asifiwe amen reka nkubwire ngo acha nikwambie buri kintu cyose kigira igihe kila kitu inakuwa na wakati buri kintu cyose kigira igihe kila kitu inakuwa na wakati Bwana asifiwe amen haleluya amen abavuga benye banasema bareka bavuge kwa mnabaata basi ariko twebwe lakini sisi tukomeze mu rugendo tuendelee musafari nahoze ndi kuvuga gutya nilikuwa nasema hivi abavuga benye banasema bareke bavuge waache waseme ariko twebwe lakini sisi tukomeze mu rugendo tuendelee musafari amen Eliya arababwira ngo Eliya akamwambia ninge gususikana ni mimi na baki ningewe gusa ni mimi choni muri iki gihugu ariko mwebwe ndimo ndabona mufite ingabo nyinshi noneho nimba pari ari imana kama pari ni Mungu muzane abahanuzi ba pari ulete manabii nanjye ndahari ndumwe na mimi niko noneho turebe imana iyo ariyo aba ariyo dukurikira Eliya yavuze aya magambo yizeye imana yo mu ijuru yiringiye ibyiringiro by'imana ko imana igomba kumutabara iyo umuntu yiringiye imana naho uburwayi bwaba naho imisozi yarya imuhengeri naho isi yahinduka ikabisayo naho uzaba wagoswe impande zose uko uzaba uri ko kose imana izakurengera kuko hari uwo wizeye afite imbaraga afite imbaraga afite imbaraga afite imbaraga zo guhindura isi afite imbaraga z'aka kanya twese yatukura sote anaweza kutuondoa amen amen yari yigiringiye alitumainia uyu mugabo namutekerejeho huyu bwana ni ndavuga ni icyama wakunipa imbaraga zo kwiringira unipe nguvu hanyuma nkagire kwizera
kuwe na imani. Kuko iyo umuntu afite kwizera Akiwa na imani yiringira ibyo ngibyo bitaboneka, kandi iyo wiringira ibitaboneka mu buryo bw'umwuka Imana iraza igakora imirimo n'ibitangaza. Reka gutangarize muri aya masaha nubwo uhagaze kuri uwo musozi, ariko reka nkubwire gusa ngo iringira Imana, kuko na nyuma ya zero Imana irakora. Uhagaze mu nzara, uhagaze mu burwayi, uhagaze mu bukene, uhagaze mu kigeragezo ntazi, uhagaze mu kwangwa abantu bakuvuyeho, ariko reka nkubwire mwene data, Imana yacu ntabwo irakuvaho, kuko abiringiye Imana bameze nk'umusozi w'Isiyoni utabasiga kunyeganyezwa, kuko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka Imana agose abantu bayo uhereye kera kose. Imana izabana namwe. Reka mbatangarize ngo nimwiringire Imana muzabona ubwiza bw'Imana, nimwiringire imbaraga z'Imana uzabona gukomera kw'Imana. Reka ibyo ngibyo bikugose, ibyo ngibyo biti inyuma yawe, biti inyuma y'umusozi, umenye ko ejo hashize hari ibyo Imana yakoze. Iyo tugeze mu gice cya Yobu 42 Yobu, iyo baravuga ngo si yuko ushobora byose Mana, ko kandi ntacyabasha kurogora umugambi wawe. Umugambi Imana igufiteho, imigambi Imana ifite ku itorero, imigambi Imana ifiteho ni imigambi myiza, ntabwo ari imigambi y'amagambo, ntabwo ari imigambi yo kugusebya, ntabwo ari imigambi yo kukwica. Usize nabwiye abantu kuba warinjiye mu isezerano rya Elohime, kuba warinjiye muri iki gicaniro, niba warinjiye kuri iki gicaniro menye yuko ntabwo uzapfa, nawe isi yahinduka, Imana izakuba hafi, naho abanzi bazakugota, naho abarozi bapfupfunyuka, abarozi ntabwo bava mu ijuru, naho abarozi Satani papa wabo yabakoresha, naho uzaba wagoswe n'ingabo nyinshi, ariko Imana izakurambura ukuboko, uzatambuka bose babireba. Haleluya. Nuko bafata izo ebyiri, bamaze gufata izo ebyiri, noneho Eliya ngo arababwira ngo mwebwe mutoranye, ngo kandi abari mwebwe mubanza. Haleluya. Ibibanza byose ni bibi, ibibanza byose ni bibi, ariko ibya nyuma, ibya nyuma ukuza muri Imana icyubahiro. Nuko ngo barabanza bacana igicaniro cyabo. Haleluya. Igicaniro bagucaniyeho, ariko igicaniro cya nyuma, igicaniro cya nyuma kiraje, kandi kije gukongora, kije gutwika, kije gusenya. Kuko Imana yacu yubaka, kandi Imana yacu irarema. Wumva wowe uri kumbwira, wumva uri kumva, nubwo ibibazo byawe ari byinshi, ariko Uwiteka Imana akurinze muri byose. Uwiteka Imana azagukura muri ibyo ngibyo. Ibyo uri kubona useka ni byinshi ku buzima bwawe, kwangwa ni byinshi ku buzima bwawe. Wasabishije akazi urakabura, ariko reka gutangarize ngo hari akazi Imana igiye gukora, hari Imana igiye gukora, hari operasiyo Imana igiye gukora. Uyu munsi hari operasiyo, uyu munsi desisi, uyu munsi tariki 6 hari operasiyo Imana igiye gukora, hari igiye gukora ku buzima bwawe. Nubwo ibiganza byawe babiburetse, nubwo inyenzi zabaye nyinshi mu biganza byawe, ariko nakubwira ngo hari Imana igiye gufungura, hari Imana igiye gufungura. Uyu munsi tariki 6 hari ukurema kw'Imana, kuko Imana igiye gusenya ibyo bicaniro, kandi Imana irahabwa icyubahiro. Ngo barabanza bafata inka barayitemagura, bacana igicaniro, babigenza uko Eliya yababwiye, bashyira igicaniro cyabo aho ngaho, ngo batangira gutakambira Imana yabo, barayitakambira, bamwe batangira kuvuga bahari yagiye ku rugendo. Inawezekana alienda kusafari. Atukuzwe Bwana. Haleluya. Ngo hari yagiye ku rugendo,
wakati alienda kusafari. Wanasifiwa. Hari ugira mugasenga. Na wakati unafika unaomba. Ugasenga. Unaomba. Ukiriza. Ye ukataka na maturo. Unatoa na sadaka. Ukagira Imana yarakwibagiwe. Unawaza Mungu alikusahau. Amen. Amen. Igicaniro cyawe madhabahu yako kiba kitarubakwa. Inakuwa haitajengwa. Barasenga. Waliomba. Bageza aho ngaho. Walipofika. Bari kubundi. Walisema mwazanye inzembe. Murete Imana yacu igitwitaba. Mungu wetu ari kwibonye amaraso. Kwamba anaona damu. Batangira kwikebagura. Wakaanza kujikata. Batangira kwikebagura. Wakaanza kujikata. Batangira kwikebagura. Wakaanza kujikata. Bali anachecheka. Kisha kabali akanyamaza. Arachecheka. Bali akanyamaza. Ushaza twigeze gusenga Imana. Siku nyingine tuliomba Mungu. Anzari bicariro bya Bali bari badushizeho. Kosa ni madhabahu ya Bali walikuwa wametuwekea. Adiwe maso nkuruhe. Bwana sifiwe. Amen. Twajya ku karere. Sasa tunaenda ku karere. Wapi? Habikamata. Twajya ku murenge. Tukienda murenge. Wapi? Hakuna. Twajya hano. Tukikuya. Wapi? Habiwezekani. Nahura na meji. Nikifika na meji. Ngira ati kose nta kibazo. Mimi nasema hakuna shida. Kibazo impamvu. Najiuliza sababu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uitinya. Usiogope. Bwana asifiwe. Amen. Kuba yikebagura. Bakatikataka. Bali ntiyabumva. Bali yakubasikia. Umva rero. Sikia. Aho gicaniro cyacu. Kunyema sababu. Abantu bumvira Imana. Abantu bagendana n'Imana. Watu wanatembea na Mungu. Abantu bumva ijwi ry'Imana. Watu wanasikia sauti. Abantu biringiye Imana. Watu walitumainia. Abantu biringiye Imana. Watu walitumainia. Abantu bizeye Imana. Watu waliamini. Abantu bagendeye mu mucyo w'Imana. Watu walitembea mu Mungu. Haleluya. Amen. Bageze ku murongo wa 36. Walifika kwa 36. Eliya ntabwo aravuga ngo Eliya naye akasema uyu ni umwanya wanjye. ndio wakati Imana yatubwira ngo hari amaze kuba mu masaha ya nimugoroba. Kwa kama jioni. Amasaha ya nimugoroba. Sasa jioni. Eliya aravuga ngo mumpe nanjye umwanya. Eliya akasema munipe. Ndebe ko natambira Imana yanjye. Ndebe ko nahamagara Imana yanjye. Abantu biringiye Imana. Abantu bizeye Imana. Abantu bagendera mu mucyo w'Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Iyo umuntu ari kugendera mu mucyo w'Imana utakitembea mu Mungu ntabwo azubara. Hazubara. Iyo wazubaye ukizubara bali arakurasa. Bali anakushambulia. Abantu bagendera mu mucyo w'Imana. Watu wakitembea. Iyo wazubaye gatoyi. Ukizubaki. Iyo wazubaye gatoyi. Ukizubaki. Abantu bari mu minsi 40. Watu wenye biko iyo wazubaye gatoyi. Ukizubaki. Umugambi Satani bashaka. Unajua sababu ko ntugere ku ntego yawe. Usifike kwa shabaha yako. Ndimo ndumva. Niko nasikia. Amen. Amen. Nuko Eliya arabagira ngo nagiye cyane kirageze. Eliya akawaambia wakati yangu imeenda. Nuko Eliya yari yariringiye Imana. Jinsi Eliya alitumia. Yeye mwabiringira Imana. Yeye mnatumia. Yeye mwabize Imana. Yeye mnaamini. Muhagarare mu mwanya wanyu. Simame nafasi. Urinda Imana izabarinda. Mungu atawalinda. Nubwo bikomeye bihari. Hata mambo ngumu. Nubwo bigiye kuzaza. Ariko uburinzi bw'Imana. Iyo twiringiye. Ifite imbaraga. Zihagije. Zo gusenya imigambi y'abantu bagambirira ibibi. Kubandika n'izina ry'Imana rikahabwa icyubahiro. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Eliya nawe ngajyaho. Eliya naye akaenda. Afata inka. Kachukua mlo. Acana igicaniro. Akawasa. Ikintu cyanejeje. Kitu kilinifurahisha. Kirongera kiranezeza. Kilinifurahisha. Kiranezeza ariko. Kanifurahisha. Imana yacu ishimwe. Mungu wetu. Barabagira ngo noneho ngewe. Aseme mimi. Mucukure cyane. Muchimbe. Umwobo wanjye. Ube muremure cyane. Na simu langu likuwe mure. Hanyuma muvome. Mushote. Ngo baravoma ubwambere. Murabagira ngo hoya. Kawambia pa. Ngo mwongere ubwa kabiri. Ongeze tena mara. Ngo baravoma ubwa kabiri. Kashota tena mara. Ngo baraye kurekera aho ngaho. Barabagira ngo hoya. Kawambia Ngo pa. mwongere ubwa gatatu. Tena mara. Ubutatu butagatifu. Iyo umuntu yizeye Imana mu butatu butagatifu. Muri data. Muri mwana. Muri Roho Mutagatifu. Abona ineza y'imbaraga z'Imana. Kandi yatubwiye kare ngo dusenge. Ngo ntabwo ushobora kugira ibyiringiro udafite imbaraga z'amasengesho.
amasengesho muri wowe reka nongere kubwire nanjye Eliya yari afite ibyiringiro ku Mana yari afite kwizera muri we yari mu butatu butagatifu nuko bababwira ngo murekere akabaho kuko yari imaze kuba gatatu noneho igitambo kiwe agishyira hejuru yiwe haleluya ikintu cyanezeze cyane Bwana asifiwe nasanze mu maboko ya Eliya nta kibiriti yari afite nasanze mu maboko ya Eliya nta mupanga yari afite hanyuma ngo arapfukama arahamagara arabwira Imana arayibwira ngo Mana bigaragare ngo bigaragare umugaragu wawe uri kumwe nawe reka mbatangarize bene data bigaragare kuri uyu munsi tariki 6 mwagaze hano kuri iki gicaniro reka imbaraga z'Imana zibagota ahantu muri ubwoba muri mwe ubwoba muri mwe dufite Imana yumva amasengesho nukuri gucuruza ntibifatike dufite Imana ngiye kuri gusenga Imana irakora imirimo nubwo ujya bajya bakufiyansa ariko fiyansa yawe utarangirira kuzira muri aka kanya hari ibyiringiro ndatangaza yuko hari neza y'Imana ije ku buzima bwawe ndagutangariza yuko bigaragare yuko dufite Imana kandi Imana yumva Imana iri mu ijuru Imana itari bayani Imana itari dagoni Imana yo mu ijuru Imana urumuriro uramanuka gutwika igicaniro haleluya ikintu cyongeye kunezeza kitu ambayo ni furahisha igicaniro kimaze gukongoka madhabahu sahihi tukuze Bwana Bwana asifiwe haleluya igicaniro kimaze gukongoka sasa moto ulipowaka kwa ikindi kintu cyanejeje kitu nilifurahisha Eli yishe ingabo za Basi akaua jeshi 450 450 nta muntu wari uhari wo kumufasha nta mupanga yari afite nta shoka yari afite nta nkoni yari afite ariko reka nkubwire muri aya masaha umusanzi w'ubuzima bwawe ubwo burwayi bukugose izo ntambara uhura nazo ibyo bibazo bikuriho uko kwangwa kukuriho ayo magambo yo kukubesera ariho umva nkubwire muri aya masaha tuye kuyatsemba mu izina Amen. Yicingabo za Basi akaua manabii wa 450 kuko yari yiringiye iki yabwiye Imana ngo gusa abwiye Imana ngo Mana bigaragare yuko uri kumwe nanjye ikibazo ufite ni kutaraha Imana umwana au yapatia nafasi. Amen. Ikibazo ufite shida uko nayo nabo uraha Imana yawe umwanya au yapatia Mungu wako nafasi. Uburwayi bwawe magonjwa yako wabugize ubwawe ulifanya yako ariko nuraha Imana umwanya mu burwayi bwawe au yapatia Mungu nafasi kwa magonjwa urugo rwawe nyumba yako na muvugizi ufite hauna kuko utaraha Imana umwanya au yapatia Mungu kusema nafasi mu Kristo bwawe ndani ya Ukristo wako Imana uvuga amagambo menshi kitu unaacha unasema maneno ya kubesha na ibinyoma ya uongo na ya utaraha Imana au yapatia Mungu nafasi wahaye Bali umwanya patia Bali nafasi wahaye Satani umwanya ulipatia shetani nafasi Imana itakora ku buzima bwawe iacha Mungu akufanya kitu mu mukobwa bwawe msichana wako nagura Imana umwanya au yapatia Mungu nafasi umusore baza kugutereta mugasore pia kugira ngo reka tuonje gatoya anakwambia acha tuonje kidogo ukaitugenda kisha kunaenda uko nagura Imana au yapatia nafasi mu mukobwa bwawe nagura Imana umwanya msichana wako au yapatia Mungu ili uhuye n'intambara nto ukikutana na vita mukanya gatoya ujya mu bapfumu muda kidogo nagura Imana umwanya au yapatia Mungu nafasi ariko nuhura n'intambara lakini ukikutana na vita ukabira Imana ngo Mana unaambia Mungu bigaragara yuko Mungu ndetse ugakiranuka muri byose unakuwa na haki ndakeneye yuko ukiranuka na hata muri
ikibazo mfite Imana ikimanuka Imana igikora bene data Imana igikora imirimo y'Imana ikigaragara Bwana asifiwe ikibazo gusa ni kutarahimana umwana hauyapatia Mungu nafasi hereza Imana umwanya wayo patia Mungu nafasi hereza Imana umwanya wayo Mungu nafasi urebe Imana imirimo iri gukora ku buzima uangalie kazi Mungu urebe uburinzi bw'Imana buri bukuze kuko n'ibyo byose bikugose ile yote binakuzunguka ni ibiti bitatewe n'Imana imiti iliyo ariko iyo dusoma ijambo ry'Imana biratubwira ngo nitwiringire Imana ibiti byose bitatewe n'Imana ku buzima bwawe kigomba kurandurwa rero tugomba kurandura buri bintu byose sasa twateye mu buzima bwacu ahubwo twimike Imana mureke twimike Imana muri aya masaha mureke twizere Imana Imana yacu niyo yo kubonerwamo agakiza gusa nta wundi wo kubonerwamo agakiza uretse Imana twiringiye ntarindi ishyanga rifite Imana ihoranye n'Imana twiringiye iringira Imana uzabona Imana iwizera Imana Imana izakurinda izemera yuko inama z'ibirenge byawe bitagusa izakurinda mu bantu izakurinda mu maza kandi nawe ibyo uzakora byose mu bintu byose uzakora ujye ubanza Imana ujye ubanza Imana ujya kwa muganga ujye ubanza Imana aho ugiye hose ubanza Imana niba guha transfert ubanza Imana ugira Imana ngo nawe iyi transfer bampaye ariko wowe watanze iki ujya kugira umwanya wo kubaza Imana iyo ngo gira Imana ngo Mana bigaragare yuko uri Imana kuko yari yizeye imbaraga z'Imana umuriro umanuka mu ijuru umuriro umanutse mu ijuru utwika igicaniro cy'abantu maze Bali baratangara nuko gutangara Imana ibasiraho agahu Eliya araza arabica bose arabamara akamubwira ngo biri kukurwanya muri iyi si kandi ube mu mwanya uba mu mwanya urabona imbaraga z'Imana uba mu mwanya urabona gukomera kw'Imana uba mu mwanya urabona agakiza k'Imana uba mu mwanya imbaraga z'Imana zirakubaho haguruka kwa muganga simama kwa miguu yako